Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Twagarutse muri cya kiganiro twigire ku mateka y'abatagatifu. Tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu. Uyu munsi turareba umutagatifu Cecilia wahowe Imana ahagana mu myaka ya 230 nyuma ya Yezu. Cecilia ni umwe mu batagatifu abakristo benshi bakunda cyane kandi babaye ikuzo rya Kiliziya. Yavukiye i Roma, ababyeyi be akaba ariho bari batuye. Niwe wenyine wari umukristo mu rugo iwabo. Kuva yahabwa batisimu, yari yarasezeranye kuziyegurira Imana. Ntiyigera ashaka umugabo. Nyamara amaze kuba inkumi, iwabo bamuhatiye kurongorwa n'umusore Valeriane wakomokaga mu muryango ukomeye i Roma. Uwo musore yari atarabatizwa. Cecilia abura uko abigenza aremera. Ubukwe burataha. Igihe ariko abakwe baririmbaga bizihiza igitaramo, Cecilia umutima we waririmbiraga Nyagasani ibisingizo. Ni nayo mpamvu bamwita umurinzi w'abaririmbyi ba Kiliziya. Nuko rero abakwe bikubuye asigarana n'umugabo we. Aramubwira atumva rero, menya ko ngukunda rwose, ariko mfite ibanga rikomeye nshaka kukumenyesha. Undahire kutazarimena. Valeriane aramurahira. Cecilia ati mfite amasezerano nasezeranyije Nyagasani kandi ndinzwe n'umumarayika we. Abonye ko unkunda byo kuntesha ubusugi bwanjye, yandengera maze akagukorera ishyano. Naho rero nabona ko unyubahiye ubusugi, Nyagasani azagutonesha nk'uko yantonesheje. Valeriane bimutera ubwoba, arihangana ariko abwira Cecilia ati kugira ngo nkwemerere banza unyereke uwo mumarayika. Cecilia ati niwemera Imana ukabatizwa uzabona marayika murinzi wanjye. Hashize iminsi Valeriane arabatizwa, nuko bidatinze Imana ikora igitangaza. Marayika wa Nyagasani amwiyereka afite amakamba abiri, rimwe aryambika Cecilia, irindi aryambika Valeriane. Ibyo byishimo Valeriane ntiyatinze kubigaragariza murumuna we Tibulisi yakundaga cyane. Kuva ubwo Tibulisi nawe yemera kwigishwa arabatizwa. Ariko kubera ko abategetsi bakuru batotezaga abakristo, abanzi ba Kiliziya ntibatinze kubahemukira. Nuko abo bavandimwe bombi barafatwa baricwa. Cecilia nawe arafatwa, umucamanza amubaza uko yitwa. Undi ati abantu banyita Cecilia, ariko rero izina nkunda ni iry'uko ndi umukristo. Nuko bamufungira mu nzu ishyushye cyane ngo yicwe n'imyotsi n'ubushyuhe. Nyamara Nyagasani amukorera igitangaza ntiyagira icyaba. Nibwo umucamanza arushijeho kurakara, nuko ategeka ko bamuca umutwe. Cyakora babikorana ubwoba bwinshi, ntiyapfa ako kanya, apfa hashize iminsi 3. Abantu batangiye kumwiyambaza kuva kera. Umunsi mukuru we wizihizwa kuva kera muri 545. Muri bazilika yamwitiriwe i Roma Trastevere bavuga kandi ko Cecilia yaba yarashyinguwe mu irimbi ryitiriwe Mutagatifu Callixte
mu mwanya w'icyubahiro iruhande rw'aho bita Crypte du Pape, akaba yarahimuwe ku bwa Papa Pascal wa mbere igihe yamujyanaga muri crypt ya Bazilika y'i Trastevere. Aho byavuye ni mu batagatifu duhimbaza none buri munsi. Byakusanyijwe na Padiri Theophile wa paruwasi wa diyoseze ya Byumba. Dukomeze duhane ubumenyi, ndetse n'abafite andi mateka badusangiza badusange kuri kiliziya imwe, twungurane ubumenyi. Murakoze. Nyagasani Yezu nabane namwe.